بسم الله والحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد. Ishimeni kuzungumzia Allah tabarak wa taala مهرني من الشاه مساكركم واتو محمد صلى الله عليه وسلم. عندها دفت حديثي الذي أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب بول الصبيان عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير ثم لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. Hii hadithi niyo hadithi ya mbere tugiye kubana nayo kuri uyu munsi, hadithi iri mu gitabo cya Bukhari kitabu al-wudu, akaba ari hadithi ya Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyya. Aratubwira ngo igihe kimwe annaha atat bibni laha saghiri, yaje afite umwana mutoya, umwana ukiri kubere, bimana umwana muto ucyonka. Lam yaakulu ta'am, wa mwana utaratangira kurya. Amuzanino imbere y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa ajlasahu fi hijrihi, rasulu afata umwana amushyira mu bibero bye. Fabala ala thawbihi, maze umwana yihagarika asoba ku myenda y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fadaa bima'in, rasulu ahamagaza amazi. Fanadahahu, asukaho cyangwa se ashiraho ala thawbihi, kuri uwo mwenda. Walam yaghsilhu, rasulu ntabwo yigeze awumesa. حديث أم قيس جاء في بيان كيفية تطهير البول الغلام. iyi hadithi uyu munsi turi buze kureba ni hadithi iraza kutwigisha uburyo ki umuntu ashobora kuba yasukura inkari z'umwana wamusohyeho. فحديث أم قيس بنت محصن الأسدي, uyu mudamu w'umusahabiya ni mushiki wa Ukasha, umusahaba Ukasha. Uyu nguyu ni mushiki we Ukasha, uzi cyane kuri ya hadisi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ngo rasulu yavugaga ngo 70,000 abantu ibihumbi 7 yadkhuluna aljannata, yuko abantu ibihumbi 7 bazinjira mu ijuru bila hisabin, badakorewe ibarura, wala azabin, nta n'ibihano bakoreze iki bahuye nabyo. Abantu bangahe? ibihumbi 7. Waqala, maze uyu Ukasha aza kuvuga abwira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, aramubwira ati ud'u Allah, ndasaba yuko wansabira ku Mana an akuna minhum, kuba nanjye najya muri abo bantu ibihumbi 7 nanjye bazinjira mu ijuru badakorewe ibarura, nta n'ibihano bya Allah bahuye nabyo. Maze faqala, rasula itamubwira ati anta minhum, nawe isubajyamo, nawe ubarimo. Maze nyuma yaho ngaho undi musahaba nawe arahaguruka abwira rasula ati ya rasulallah, nanjye wansabira nkaba muri bariya bantu nkuko mbonye hari ubikoreye, nanjye nsabire mbemo. Maze aramubwira ati sabaka kabiha Ukasha, ngo Ukasha akoze iki? Yagutanze. Abamenyi basobanura yuko nawe abarimo, ahubwo rasuli yanze gufungura umuryango wo kugaragaza ko hari no kuza n'undi. Ala kuri hali uyu Ukasha avuze muri hadithi, iyi hadithi turi kuvuga, uyu nguyu ni mushiki we. Wa qawluha atat bibni laha saghiri lam yaakulu at-ta'am, iri jambo twasobanuye muri hadisi
ivuga ngo yazanye umwana mutoya, tuvuga yuko uwo mwana aracyari umwana ucyonka. lam yaakulu ta'am, umwana utaratangira kurya. faqad atat bihi litabarruk bihi فإن كان حين الولادة فإن من عادة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أتوا بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيرا كجيتين وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، hari ikintu cyakorwaga. Rasul abana baravukaga ku gihe cye bakabamuzanira kugira ngo abana Rasul abe yafata itende ayihekenye, maze narangiza kuyihekenya ayihe n'umwana, maze uriya mwana basi byibuze hagire riq, amacanshwe y'intumwa y'Imana ajya mu gifu cye cyangwa se ajya mu mubiri we, litabarruk. Ibyo byose bakaba barabikoraga mu rwego rwo kugira ngo bafate baraka kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibi mu gihe cyacu ubu ngubu ibi bintu ni muharram, ni haramu, nta nubwo byemewe, kubera ko ibi bintu ni khususan, ni umwihariko ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Igihe yariho bajyaga babikora abana babo bakagenda gufata yo baraka. Murabizi ko hari riwaya zigaragaza batubwira ngo Rasul yabaga yacira nk'ahantu, abasahaba bakifuza yuko bafata hari ahantu yaciye kugira ngo bafate ari amacanshwe cyangwa se kira gikorwa bakakisiga litabarruk, kugira ngo bafate baraka kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam n'uburyo bamwubahaga. Ariko ubu abantu bazabikora n'umuntu uzakubwira ngo ubimukorere muhiteni iskoro, unamubwira ati tinya Allah. Ibi byari umwihariko ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, niwe bajyaga babikorera abasahaba babyara abana bakabajyanira Rasulu kugira ngo akore icyo bita at-tahannuk au tahnik, agafata biriya kuriya umuntu ashobora kuba yafata itende akayishyira mu kanwa kugira ngo yorohe, yarangiza koroha akayiha umwana. Ibi ngibi umubyeyi yaramutse abikoreye umwana we kugira ngo umwana wenda arye ku tende, arye amuhe itende, ibi ntacyo bitwaye. Aho bigize icyo bitwaye ni abantu bita ngo rajulu au awliya cyangwa se asari, abantu beza, abantu badakosa. Hari ibihugu usanga hari abantu kabisa ntabwo mujya mubibona, ukabona hari umuntu wicaye nko ku ntebe nk'ingi, abantu bose bari kuza ku maguru bagafataho. Hari nabo byemewe kuba yabaciraho bakavuga ati alhamdulillah dukire katwihanagure. Icyo bitwaye icyo bita tahnik. Muri Islamu birimo ko umubyeyi nawe ufite ubushobozi, ariko we ntabwo bikora min babu ya baraka kugira ngo uriya mwana umuhe baraka, no kugira ngo umwana ari gitende wenda kubera ko nitende ifite wenda ifite atari nziza ku mubiri w'umwana n'ibiki, akaba ariyo mpamvu ushobora kuba wabikora kugira ngo yumve kariya karyohe, ariko ntabwo wo bikora min babu yo kuvuga ngo ni baraka uri kumuhuriya mwana, ngo hari umugisha uri kumuha. Ibi byumvikane neza yuko ibi ngibi byakorwaga ku gihe cyande cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uzabikora ubu ngubu akaba yakwita yuko ari umuntu mwiza, umuntu udakosera Allah, abantu bakajyayo ngo bagiye gufata yo baraka, mujye mubabwira ngo batinye Allah. Ibyo ngibyo byari umwihariko kurinde ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wala yulhaqu bihadha ghayruhu, ngibi nta wundi tubyemerera min ahli tuqa, kuri babandi biyumva yuko batinya Allah, babandi bafite urwego rwo gutinya Allah, bumva ko batinya Allah, wasalah, babandi bavuga ko ari intungana abantu. Abo bantu ntabwo tubemerera. Babandi umuntu kubwira ati ngo ngewe musinjya mva mu musigiti, ngo ngende rajulu salih, ndi umugabo mwiza, abana banyu nimujya mubabyara mujye mubazana mbakorera ibi ngibi la yulhaqu bihadha ghayruhu, nta wundi muntu wemerewe kubikora usibye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. walaysa min as-sunnah, ngo nta nubwo biri muri sunna, an tuhdira atfalak, kuba umuntu yazana abana be ila man urifa bituka, kuri wa wundi uzwiho ko abantu bamuzi katinya Allah, ni mcha Mungu, wa salah tabarrukan
ngo kugira ngo abantu bazamufateho baraka. Ibi ngibi ntabwo byemewe yuko hari umuntu wajyanira umwana wawe kugira ngo amuhe baraka. Birabyari umwihariko ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ويدل لهذا أنه لم ينقل. nta nubwo ibi ngibi twavuga yuko bitigeze binabaho cyangwa se ngo bitugereho yuko hari n'umusahaba waba warigeze abikora. ibi ngibi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa huwa afdal hadhihi al-umma, akaba ariwe muntu mwiza nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ntabwo yigeze abikora ngo wenda nawe agira abantu bazajya bamuzanira abana abaramatende akora iki ngo bari gufata baraka kuri we. ibi ngibi nta numwe mu beza batubanjirije bigeze babikora. wa qawluhu, ijambo rero lam ya'kul at-ta'am, ngo utari watangira kurya. iri jambo birasobanura ngo umwana wawe w'uruhinja ukiri kubere aramutse yarariye ibiryo ariko akarya ibiryo atari ku bushake bwe, atari cyagiye umwana ageze ukabona atangiye kururumbira ibiryo, ariko wenda ari wowe ubonye umwana gusa yicaye ukaba wamuha nk'akantu nk'agafiriti ngo reka bari kugakinisha, akaramutse akariye, ntabwo tuhita tuvuga ngo uriya mwana ngo ubwo yarariye ngo hadisi yangahe mu buri kuvuga ngo arimo la. icyo gihe ntabwo tubyita kurya. Kurya biri kuvugwa ahangaha ni cya gihe umwana ubona afite umururumba ashaka kurya. Murabibona iyo umwana ashaka kurya akarya ku bushake bwe, ubibona yuko umwana abishaka. ahangaha uyu mwana rero niyo turimo kuvuga. rasulati lam ya'kulu at-ta'am, ntabwo uyu mwana utararya twasobanuye ko ntabwo ari kuvuga ngo ni ukurya ku bushake bwe, ariko wari yari umubyeyi wamushyize ikintu mu nda cyo kurya, uyu ngo ntabwo yinjiramo. ahangaha rero hukumi irimo ni uko uyu mwana ni nasibiyani, umwana aramutse uyu mwana utararya ku bushake bwe, kabone nubwo haba hari ikigeze kujya mu nda ye ariko bitamuturutseho, atari n'ubushake bwe, ari we nk'umubyeyi wamuhaye ikintu kugira ngo akinane nacyo akagishyira mu nda, icyo gihe ntabwo yinjiramo. uyu mwana turi kuvuga rero iyo yagukoreyeho haja ndogo akakunyaraho, uyu mwana tuvuga yuko yari umwana w'umuhungu ufata ahandi yanyaye ugakora iki farashi ukahanyanyagiza amazi. bikumvikana sana, yari umwana w'umuhungu ufata amazi aho hantu yanyaye ugakora iki ukanyanyagiza aho ngaho umwana yasobye. قوله فأجلسه في هجره، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الصبي في هجره، وهذا يدل على أن الصبي فوق وقت الولادة، لأن من كان حين الولادة فالغالب أنه لا يجلس، إنما يحتمل بين اليدين. ngaha bitwereka yuko uyu mwana yarageze muri cya gihe cy'amezi 4-3, cyagiye bishobora kuba umwana yakora iki, hari icyo yakwegamizwa umwana akaba wenda ashobora kuba yakwicara, kubera yuko iyo bari umwana mutoya ukimaze umunsi umwe ibiri, ubwo ntabwo bavuga ngo rasuli yamushyira ku bibero bye, byanze bikunze ahubwo yamufata hehe mu ntoki. قوله فبال على ثوبي فدعا بماء فنضحه، أي طلب ماء فنضحه، أي صبي صب عليه، كما يفسر حديث عائشة أتبعه إياه ولم يغسله، لأن الغسل يحتاج إلى فرك وإلى عسر ومتابعة للماء، وبول الصبي لا يحتاج إلى ذلك ولا يلحق بول الجارية. ahangaha tukaba turi kuvuga inkari z'umwana w'umusore w'ibintu byumvikana. uyu mwana w'umusore turi kuvuga umwana ukiri mutoya, umwana w'umuhungu ukiri mutoya, umwana utaratangira gukora iki, utaratangira kurya. iyo uyu mwana yamukoreho haja ndogo akagusobaho, icyo gihe ntabwo uhita uvuga ngo uyu mwenda reka umukuremo cyangwa ngende bawumese, ahubwo icyo gihe ufata hahandi ukahanyanyagiza iki, amazi.
ومن العلماء hari abamenyi bagiye bagaragaza impamvu uyu mwana w'umuhungu, by'umwihariko turi kuvuga umwana ukiri mutoya ariko ari umwana w'umuhungu, twavuze yuko iyo yagusobyeho ataratangira kurya, yuko icyo gihe uhanagura ugafata amazi ukanyanyagiza aho hantu. Ariko yari umwana w'umukobwa, icyo gihe utegekwa koza, kumesa hahandi umwana yakoze iki, yanyaye. Kandi bose bari mu myaka imwe, ariko ku mwana w'umukobwa we hahandi yasobye ho ntabwo hanyanyagiza amazi gusa ngo birahagije, ahubwo ubona asabwa gukora iki, kushyiraho kumesa ukanavuguta. abamenyi rero فإن قال قائل ما الفرق بين بول الطفل وبين الطفلة, umuntu aramutse akubajije ese ni iyihe tandukaniro riri hagati y'inkari z'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, wamusubiza iki? Uramutse ubyigishije umuntu agakubwira ati turabyumvishije ku mwana w'umuhungu usabwa kunyanyagiza hariya amazi, ushaka ukanahamena ukahaminjira utuzi gusa bikaba birangiye, mu gihe umwana w'umukobwa ibyo atari byo ukora, ahubwo usabwa gukora iki, kumesa. Ese itandukaniro riri hagati y'inkari z'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu ni irihe? فالجواب عن ذلك من 4 أوجه, ngo tugiye gusubiza icyo gisubizo dukoresheje uburyo bune cyangwa se imvugo enye. الوجه الأول, uburyo bwa mbere, أن من العلماء من قال بأنه أمر تعبدي. Mubamenyi hari abasobanuye ngo itandukaniro ririmo rya mbere rikomeye ni amru ta'abudiyu, ni ibintu dukora ta'abudan, dukora nka ibada gusa. Buriya ibintu dukora nka ibada, twagiye dutanga urugero mu guhanagura amasogisi hasi no hejuru. Uyu umuntu akubwiye ahandura turazi kari hasi, ariko kubera ko tubikora nka ibada duhanagura hehe, hejuru. Ni impamvu rero umuntu aramutse akubajije ukumva nta gisubizo ufite, uzamubwire ati tubikora ta'abudan, tubikora nka ibada, kubera ko ariko rasura dutegetse point entre, byarangiye. Icyo ni igisubizo cyiza wahuye umuntu. Aha turi kugendana na Islam. Umuntu naramuka akubajije ati se ni irihe tandukaniro riri hagati y'inkari z'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, igisubizo cya mbere ugomba kumuha cya mbere nuko ibi ngibi tubikora nka ibada kubera ko rasuli yakoze iki, ariko dutegetse kubikora, nta kindi. Ibyo kuzana filozofi ngo urabona, la, mubwire ati ni ibada, bikore cyangwa ntubikore, umenye yuko nutabikora ubwo ntawe ubura bufite, cyangwa icyo kintu ntawe ubukira bagifite. Bikore rero nka ibada, bikumvikana. Iyo ni wajibu ya mbere. الوجه الثاني, ahangaha mbere yuko tujya kuri wajibu ya kabiri, ku gice cya kabiri, iki kibazo kigeze kubazwa Aisha, kibinda gusa nk'ibi ngibi ibi turi kuvuga. Aisha yigeze kubazwa, su'ilat Aisha radiyallahu anha, yiye kimwe ngo Aisha yarabajijwe, ma balu al-haid taqdi as-sawm wala taqdi as-salah, ese ngo kubera iki haid, umudamu uri mu mihango, kubera iki taqdi as-sawm, yishura igisibo? Murabizi umudamu uri mu mihango iyo yari iminsi 3, mu gihe ari mu mihango asabwa gukora iki? Kwishyura. Ibyo murabizi ko iyo yari icyumweru, ubwo icyo cyumweru asabwa gukora iki? Kucyishyura. Ariko se iyo amaze icyumweru adasari, izo sara arazishyura? Kumutari kunsuza salamu, izo sara arazishyura. None kubera iki ibimwe byishyura ibindi ntabyishyure? Na Sheikh wangu hapa ajamuka ibisubizo byiza, reka numve nawe. Niko rasuli yakoze iki?
ubwo tubikora nk'iki nka ibada, ntabwo tuzihika imibiri. Bikumvikana? Si paka ibintu byose ugiye kubisobanura ngo uzi ibisobanuro byabyo, wabigaruye kuri Allah ukagaruka yuko ibi ni ibada Rasul niko yabikoraga, niko yabitegetse nako abagore. Aisha itasubiza ngo qalati kana yusibuna dhalika, ngo twajyaga duhura n'ibyo bintu, fanu'maru biqada'i as-sawm, tugategekwa kwishura isawmu, wala nu'maru biqada'i salah, ariko ntidutegekwe kwishura iki? Isala. Faja'alat al-hikma fi tafriq ash-shar'i baynahuma, idhan al-hikmatu anna ash-shar'u farraqa baynahuma. Shari'atul Islam niyo yabitandukanyije. Birikumvikana? Ntabwo ari umuntu ku giti cye, ahubwo ni amategeko y'Ubuislamu yabitandukanyije. Niyo mpamvu igisubizo cya mbere ugomba kukigarura yuko ibi bintu tubikora ta'abbudan, ari ibada. Hanga turi kugendana na Islam. Iyi ni wajibu ya mbere. Wajibu thani, igice cya kabiri wasubizamo umuntu. Ako mbere ko dukomeza cyakureba ko ari aho turi kujyana, ubundi turi kuganira kuki tukona ngeze ngo ku gice cya kabiri. Ni ikihe gice cya kabiri ngezeho? Kwisukura mu gihe umwana zero. Urarigendewe abantu kubera ko tujya kurangiza kwiga, hari isomo batwigishije kumenya abantu ngo muri kujyana cyangwa kukubeshya. Rero arige mbona uburanga nkabireba nkavuga ati hapa habirewe ki, reka mbendetse kwihuta, ntagenda ngasanga ngengeze Musanze abandi baracyagize ikirongo, nibwo agiye gutangira kuzamuka. Ahangaha burambaye stop gato nebe ko munazi nibyo turi kuganira. Ubundi turi kuganira iki? Khalas, katone twazihiriya. Naam. Yego ugusura kandi wallahi burya bitangiye neza nka Ibn Baz, nari numje hange kwishima, ariko burya bistopa. Yani nko kubona umuntu yateranyije akoze n'inzira zose zo kumugeza ku gisubizo, agiye kucyandika isabiki karamu, wala ni Uislamu muzi arangushije kandi yarabimanitse vizuri. Nari nagitekereza ko ndakora mu mufuka byari niya nshaka umusilamu ramenyuka turimo muri ko dukomeza, kubera ko ngewe ntabwo najya kwibeshyera ngo twiga kandi ari byo ndi kubasigamo. turi kwigaho yakwitirwa dusome ibyo Kirasulu yafashe umwana akamwihagarikaho uburyo yisukuyemo yango zero. Iyo niyo dansa turiho nibyo, ariko cyenge ndi kuvuga ahangaha tugeze mu gice cya kabiri. Ubundi ni igice kivuga iki? Ndicyo kibazo cyane igice yego. Ako Masiramu murebye confidence rangaha, Allah mbabarire ntangushe kwa turusiri aravuga ati wallahi sawa. Tubwire shaka itandukanye riri hagati y'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Yego. Ushobora gusubiza umuntu. Yego. Yego, ni irihe tandukaniro riri hagati y'abo bana bose? Igice cya mbere twavuze ngo iki? Bavuze yuko Rasul yabitwigishije gutyo tugomba kwifata nka ibada. Tukatugara tugeze no ku kindi gice cya kabiri dushobora kuba wasubizamo uwo muntu yakofite cyari fiterezo. Alhamdulillah. No kuvuga ngo tugeze ku gice cya kabiri tureba uburyo wasubiza umuntu itandukaniro riri hagati y'inkari z'umwana w'umukobwa n'inkari z'umwana w'umuhungu. Twabonye yuko igisubizo cya mbere cyiza waho umuntu nuko ibi ngibi tubikora nka ibada nta kindi. Tureba na Aisha yuko byabayeho ku bigendanye n'imihango bakajya bishyura isawumu ariko ntibishyure isala. Abajijwe baravuga ati ni gutyo nyine twabitegetswe. Rero ikindi gisubizo cya kabiri qala ba'dhum, abandi bamenyi baravuze ngo inna bawli adh-dhakari khafif wa dhalika li'annahu yataghadha bi khafif wa huwa al-laban wa qawlu adh-dhakari aqwa min quwwati al-mar'ati fa idha kana al-ghidha'u لطيفا وكانت القوة الصبي وحرارة وطبيعته أشد من الأنثى فإنه كان أخف. أما الأنثى فإن طبيعتها
aqallu hararati min tabiati dhakar. Anga wenda gisubizo cya kabiri nacyo baratubwira ngo burya ngo unabajije abamenyi wenda bagendanye n'iby'ibizungu, inkari z'umwana w'umukobwa n'inkari z'umwana w'umuhungu ntabwo bigira ubushyuhe bumeze kimwe, cyangwa se reka mbahuge aho umwana w'umukobwa yihagaritse. Turebe muri tabiya, nubwo baba twavuga ngo turebe izi nkari, hari igihe usanga umwana w'umukobwa yihagaritse naho umwana w'umuhungu yihagaritse, ugasanga umunuko cyangwa se uburyo ireme cyangwa se uburemere bw'izo nkari ngo aba ari ibintu bitandukanye, ariko babigarura kuri bariya bize ubuganga yuko nabo ubwabo bajya bivuga yuko inkari z'umwana w'umukobwa n'inkari z'umwana w'umuhungu aside biratandukanye. Ku mwana w'umukobwa harimo aside nyinshi cyane bitewe n'imiterere y'umwana w'umukobwa uburyo ateye. Ibi ngibyo sindagitindaho, ibi turi kuvuga ni iby'abamenyi bavuze bivuye mu bwenge bwabo, byumvikana. Igisubizo cy'ukuri ni kimwe gusa, nuko ari ibada. Ibindi ni ijtihad. Iyo tuvuze ijtihad ni umuhati w'abamenyi bicaye bakareba abamenyi b'abaganga bagahuza n'ubumenyi bw'idini bagasubiza. Ariko igisubizo cy'ukuri ni kira twatangira nicyo cyonyine wavuga, sibyo ko n'ibindi nabyo umuntu ashobora kugerageza akagenekereza. Icya gatatu, inna zakari yakhruju bawluhu min thuqbi sabi adayq, ngo burya ngo inkari z'umwana w'umuhungu ngo mu gusohoka zisohoka bitandukanye z'umwana w'umukobwa. Kuko twebwe umuntu yasobye ushobora kuba umwana w'umuhungu bamufashe hano yajya kwihagarika akihagarika hehe? Akihagarika hehe? Iyo ngiyo cyane cyane yo nako kabyutse bimeze neza. Iyo kabyutse bimeze neza Sheikh ari gusanga kari gutungereza iriya kagatoto nako kameta ni ariko ni tabia. Ariko umwana w'umukobwa we yasobye inkari ze zikora iki? Kubera uburyo imiterere inkari ziswirakwira ahantu hose. Mu gihe umwana w'umuhungu yasobye urabibona ko yasobye muri iyi jiha cyangwa se muri ubu buryo, amenya akavuga ati nibyo nabyo byatekerezwaho, nabyo bivugwaho yuko umwana w'umukobwa we inkari ze zikwirakwira ahantu hose, ariko umwana w'umuhungu ushobora kuba zajya mu gice kimwe kandi ubwo ukamenya aho inkari zagiye. Ibi twavuze ko ari ihtimalati z'abamenyi. Arabi'u icyanyuma anna al-ghalibu ala an-nasi hubbu adh-dhakari aktharu min al-untha. Ibi ngibi Sheikh abivuze ariko kera, ubu ngubu wenda nta nubwo bikibaho, ariko ibi ngibi ngo kera ngo burya ngo umwana w'umuhungu ngo bakundaga kumuterura cyane kurenza umwana w'umukobwa. Ibi ngibi na aya yarabitubwiye ko kera babyaraga abana b'abakobwa bakababara, yani ugasanga no bi ajidambi qutila, ngo barabana n'abakobwa bazabaza ba nyina ku munsi w'imperuka icyaha bakoze kugira ngo bicwe. Bi ajidambi ni cye cyaha nakoze mama wanjye, abaza nyina bi ajidambi qutila ni cye cyaha nakoze kugira ngo unyice. Kera rero abana b'abakobwa hari uburyo batabahaga agaciro. Qur'an yarivuze ngo wa idha bushira ahaduhum bil untha, ngo byageragaho umwe muri bo muhaga inkuru yuko yabyaye umwana w'umukobwa, dhalla wajhuhu muswadda, ukabona umuntu buranga bise bwijima ukimuha iyo nkuru, ho kugira ngo avuga alhamdulillah Allah yamaye umwana w'umukobwa, ugatubona umuntu buranga bukoze iki? Burijimye. Wa huwa qadhim, akababara cyane ngabye umwana w'umukobwa. Ari nayo mpamvu muri hikma bivugwa yuko ese nukubera iki muri akika murabizi yuko uyu mwana yabyawe agomba gukorerwa akika, sibyo yuko ubu ngubu dusige twarabihinduye, aho umwana avuka tukamukoreshereza BD tukamuimbia bipupe byinshi hariya, kandi ugasanga umwana rero atasize aho tujamufanyia akika. Iyi akika ku mwana w'umuhungu ni ihene zingahe? Ebyiri. Ku mwana w'umukobwa muzi impamvu ni ihe? Nta gaciro bamuhaga, uri kubyumva? Amaza kuremereza iteko sharia ya Islam iza kuremereza, noneho uyu nguyu mukunda ibasaba ibikoze iki? Ibyinshi. Kuri wa wundi no mugaragaza yuko mukunda, uwe munamutangiyeho byinshi noneho. So rero ibi byose
nibigaruka bigaragaza yuko shari'atul Islam hari ibyikora ariko bikakorwa mimbabu ya mbere tukabyita ko mimbambi ta'abbud. Ni impamvu kuri hakika ntabwo iri impamvu iri sadid, ntabwo iri impamvu wavuga ngo igisubizo cyo kwijana ku ijana ari igisubizo mu bintu nk'ibi ngibi. Nuko tugomba kugaruka yuko ari iki ibada. Sheikh ko ibyo ngibyo ushobora kubibwira umuntu akaguchallenge, hari ikintu ushobora kukubwira ugatuma Sheikh ngaho umuntu atanganye ngiye uko mbyumva ni hivi na hivi, lakini nikikwambia ni ibada harukuwa kuongera kumbisha utaleta ubishi, na nimekwambia kama ni ibada. Ukikataa kama ni ibada basi niambie ni shiriki. Sinzi muri kunyuma, yani igisubizo kuri ibi bintu bigarure kwa Allah kugira ngo umuntu mutsinde mubwire ati bikorwa kubera ko ni ibada khalas mutazam. Rero impamvu ya nyuma ngo kera abana b'abakobwa bahabwaga, abana b'abahungu kwito bahabwaga agaciro cyane kurenza abana b'abakobwa, ari nayo mpamvu bakunda nko guterwa cyane, ugasanga umwanya munini umwana bafite uwo bateruye ninde ni umwana w'umuhungu, bikumvikana mu gihe umwana w'umukobwa asanga agakora iki. Biro bakashariya Islam iza kushiramo inyorosho kurira mwana bakunda gufata cyane kubera kiramu kigiye guteka kumesa nta n'umwenda watunga buri kanya wazajya wirirwa uri kumesa. Sharia Islam ngo nabwo igeza birabyoroshya kubwiyo mpamvu, ariko twagarutse tubasobanura yuko impamvu ya mbere twatangiriyeho ari nayo mpamvu yatuma umuntu wari wese wabibwira yahita aceceka, nuko ibi byose tubikora mu mbavu ya ibada, tubikora nka ibada. Kumushiramu sura kukubaza ngo kubera iki dutawaza gatatu, kubera iki umuntu atatawaza mu kazi nshireye bitwaye iki unawaza mu kazi ngiye nshireye. Sasa mushobora kubwira gutyo se ibisi wamusubiza ibi kege ibi tubikorana nka ibada. Sheikh nubwo waba uvuye muri dushe, ibaze nubwo waba uvuye muri dushe wabrosheje byatuma udatawaza mu kanwa udashyira amazi mu kanwa kubera ko ngo wabrosheje, kubera iki ni ibada. Ibi rero bya ibada ntabwo twita kuvuga ngo wari wabrosheje mu kanwa kawe hasa neza ngo bo ubona gorongera kuwacisha amazi n'ujya gutawaza. Ibi tubikora mu mbago ya ibada. Twihuse nanone min fawaid hadha alhadith, fawaid tugiye kureba zimwe mu nyungu. Izi nyungu turanakuramo nanone n'izindi nyigisho, inyungu dukura muri iyi hadith. Anna min aadati sahaba ihbari atfalihim ila rasul sallallahu alaihi wasallam, ngo nuko mu muco w'abasahaba bagiraga umuco kuzanira abana babo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo bamufateho iki, bamufateho baraka, liyatabarak, kugira ngo bamufateho baraka. Iyi nyungu ya kabiri twihuse, husnu khuluqi nabi sallallahu alaihi wasallam haythu talaqqa bi hadha sabi, n'uburyo Rasul yakundaga abana, uburyo Rasul yakundaga abana. Mtoto sio mtoto wake, wanamletea mtoto aramufasha musize mu bibero. Rasul hari uburyo ki yakundaga abana. Wala yufalaina jami'an husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam saghir wa kabir. Ibyose ntabwo twakwirengagiza uburyo Rasul yabaniraga abana Islam. Ariko sisi ejo bundi nilikuwa msikitini pale Al-Hidayah, umoja wa wazee wa pale akaambia ati shekhe, harakana twase twari turi gushari umwana za kurira, ilikuwa mtoto ari kugenda umwana ararira, arize musaza umwana aranyegera nyuma y'iswala ajya nsanga muri mimba arangira ngo shekhe nihurumie upande mawaiza kama kuleta watoto msikitini hawikubaliwe hivyo. Abati darasa yo mzee basi nimpe mikoro yenda izungumzie, urumva kunyosha ndavuga ati mzee turicara dukora nikashi ngewe nawe ko ubu ngubu abashehe biki gihe usigaye uburanywa n'umuntu utazi suratul Fatiha ariko nyine akakuburanya tu, nawe ukisanga utangiye kuburana nawe wanarakaye, kandi uri kuburana nawe ibintu urabimurusha. Mzee ndamubwira ati mzee, ariko mzee yarafite dalili, mzee yarafite dalili. Arambira ngo Rasul ametuambia amuru abnaakum, ngo mutegeka abana banyu swala wa hum abna'u sab'a, ngo bafite imyaka 7. Sasa ule mtoto wa miaka 2 anakuja kufanya nini? Sasa yake na mama yake, si amuka kimamfundishe. Wallahi akiza huko pressure nakuya sanze nanye nyine utapa kunjegeza hivi
nawe mzee iyo ni dalilu maye Rasul akigisha uburyo tugomba gutoza abana swala mu myaka 7 dutangira kubakundisha ukamujyana ku musigiti mtoto wako miaka 7 unamleta anataka ukaba hari cyo wanamuha vizuri no kumumenyereza ndamubwira ngenge kugwa hadithi niyo utaikubali zungumza nikamwambia hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari hadithi mustahil yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe yari gusali iko nasali fasami'a buka'u sabiyi yumva umwana arimo kurira inyuma Rasulu yihutisha vuba bikora vuba kugira ngo uriya mwana adahogora na nyina kugira ngo amukorere hajati zimba ribera rimwe ariko umwana ceceke urumva hikima ya Rasulu muha ya hadithi ananiambia na hiyo hadithi ni dhaifu wallahi iguryo ndikubikubwira cyane azana apasaka bakino kiganiro azamenya ko namuvuze ariko namufitiye ko nanje kuvugize Sheikh twagiye ni kashi undi mushekhe na waraza mugenzi wanjye agerageza kumwumvisha ngo amina sema wewe nabakia kwao mama yake anafanya nini shara mugira ati ntabwo bishoboka yuko nyina ashobora kuba yagiye kwa muganga wenda bamumusigiye ngo hiyo sababu inasikilizika lakini ule anayo sababu uriya kubana nawe Islam Sheikh wallahi sabana ufite umutima gushobora turagenda turabiganira ariko nereka yuko hari muadalili mubuge harunda ngi atari umushitse cyo mundi gweze kuza n'umwarabu araza majengo hariya arangije mu magambo yatubwiye cyo gine njye ari gusobanura avuga ijambo ngo ndishimye kubera ko uyu musigiti wa majengo musanzemo abana bakiri bato ibi ni bigaragaza icyizere cy'ejo hazaza hanyu ariko twe turebe waje kuri izo z'imbere inkonje umukubita wamba gasanga kana kiziye kakiri kana ikajikari hapo mzee anakuja yatinze akaza kabona kana aragashishukurize kugenda hivi bakagira umuntu arabyara n'ingumba basa na rahma ya watoto Rasul yakundaga abana Rasul yakundaga bamuhajarira uwo musaza baramubwira ati ubwo Rasul sallallahu alaihi wasallam yatinze kuri sijda ntabyo muzi yakusana yumuzi kugiye kimwe usaba bari bajije icyo Rasul yabaye Rasul ari kuri sijda abuzukuru be bari hehe iyo hadithi murayi muslimu ari kuri sijda abone mwatinze akipanda hiki kidogo kutane yatahamagara bali tumuone rero Rasul sallallahu alaihi wasallam hari uburyo yagiraga taamul ma'a sibyan n'abana Rasul yaganiraga nabo hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud hadithi Rasul abwira umwana ukiri umusore ntabwo ari umwana mukuru alladhi lam yablugh umwana tari wababale maze Rasul amubwira ati ya gulam inni uallimuka kalimati ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidhu tujahak wa mwana ngiye kukwigisha amagambo gendo yafate neza nurinde imbago za Allah karinde imipaka ya Allah tajidhu tujahaka uzasanga imani imbere yawe nushaka kugira usaba ujusaba Allah ibyo Rasul ari kubyigisha umwana ukiri muto ya Sheikh ariko wewe reba wawe uburyo bana n'abana bawe byisumije ifanya skari nana mapetugira ushaka winjira mose bahite bacicika bahite bakubita saruti ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam agiranaga brage n'abana kaganira nabakabakunda haza huwa nabii sallallahu alaihi wasallam abasaba bafataga abana nabo bakabazanira kugira ngo Rasul akore iki babafateho baraka kandi twagaragaze yuko ibyo ngibyo ari umwihariko kurinde kuruma Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariko umubyeyi kubikorera umwana biremewe ntabwo byemewe uwabikorera mimago yo kugira ngo nawe amufateho baraka la bismillah alhamdulillah reka dukomeze ku yindi hadisi nayo akaba ari hadisi ya Aisha ummul mu'minina رضي الله عنه أو رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يجيشني رسول ويزني umwana nanone ukiri mutoya
fabala ala thawbihi, uwo mwana anyara cyangwa se asoba ku mwambaro we. Fadaa bimai, rasulu ahamagara asaba yuko bamuzanira amazi. Fa atba'ahu iya, maze afata amazi yaminjira hahandi umwana yihagaritse. Wal muslim fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsiluhu, ariko ntabwo yigeze afata uwo mwenda ngo awufure. Wa min huna ayuha ikhwa, ahangaha abamenyeka baratubwiye yuko an-najasati, umwanda muri Islam ugabanyijwemo ibice uko ari bitatu. Umwanda muri Islam ugabanyijwemo ibice bitatu. Igice cya mbere mughallaz, ni umwanda twakwita yuko ari umwanda ukabije, umwanda ufite ubukana burenze indi myanda yose tuzi. Nk'urugero nk'imbwa. Murabizi ko twarebye hadisi ivuga ngo idha walagha al-kalb fi ina'i ahadikum, imbwa iramutse ikoresheje ururimi cyangwa se uramunwa wawe igakoresha ku kintu cyawe, byaba ari indobo n'ikindi, twavuze yuko ugomba kucyoza inshuro zingahe? 7, ariko imwe muri yo igakoreshwa igitaka. Iyi hadisi twayirebye, nshatse kuvuga ngo umwanda wa mbere ukabije ufite ubukana, urugero nk'umwanda w'imbwa. Abamenyi bakibaza ati se ubwo n'ingurube yakwinjiramo? Hari abavuga yuko yakwinjiramo, n'abavuga yuko ingurube itinjira muri iki gice cya mbere. Wallahu a'la wa a'lam, walakin yuqalu bi anna hadha huwa sahih. Abamenyi ariko bakavuga yuko kuba ingurube tutayinjiza hariya mu etape ya mbere yuko ari byo sahihi. Wallahu a'lam, nk'uko Sheikhul Islam nk'uko Sheikh Uthaymeen yabivuze muri iki gitabo. Al-qismu thani, igice cya kabiri, ni mukhaffaf, ni umwanda ariko woroheje, umwanda udakabije. Urugero nka maziyu namu ni najis, ariko se iyi najis mazi kwanza reka mbaze nsobanura ko abasiramu bashobora kuba atari kuyumva. Iyo umugabo yagize ubushake bwo kubonana n'umugore, ari amazi abanza gusohoka y'umweru badufashe gahoro, iriya niyo bita mazi. Bikumvikana? Abagabo murabizi ahangaha bashatse murabyo, n'abasore ubu basigaye babizi. Iyi nayo yinjiramo hariya mu mwanda ku gice cya kabiri, ku mwanda ukoze iki? Woroheje. Ahandi hakaninjiramo bawlu sabi, inkari zuriya mwana twabonye, umwana w'umusore utaratangira kurya. Bikumvikana? Umwana w'umusore ariko utaratangira kurya twavuze ni ukurya ku bushake. Umwana ubona yuko ageze igihe cyo kurya, ubona nawe ashaka kurya, ahangaha niho turi kuvuga. Ibyo nabyo akaba ari umwanda woroheje. Igice cya nyuma al-wasat, ni umwanda urimo hagati, hinjiramo inkari abantu bakuru. Umwanda wari wose uzi wose winjira muri iki gice cya kangahe? Cya gatatu, aricyo cya nyuma, umwanda urimo hagati na hagati. Wallahu a'la wa a'lam. Angashaka tubwira ngo umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu iyo bose batangiye kurya, umwenda basobyeho ukora iki? Urameswa. Abikumvikana? Iyo batangiye kurya, ariko mbere yuko batangira kurya amategeko akoze iki? Aratandukanye. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ari naminiye kugira ngo mbahe umwanya uhagije ugeze mu minota hafi 20, nimba wenda ntibeshye, kugira ngo dutangire minota 15 inshallah. Tukadutanze umwanya w'ibibazo, kubera ko mukunze kumbwira yuko ngo darasa nyigira ndende, ngo ukatwima umwanya w'ibibazo. Reka minira ngaha.